Baby, I love you. Me too. Wow, amashi umuntu abwindu kamukunda mugabo. Komeza nta kibazo. Bakaza hagano big man, suhuza bro, suhuza man. Meze neza? Sasa mikro. Igera nari. Okay. Umeze fresh? Meze fresh. Umeze neza cyane? Yego. Witwa nde? Habinshuti Jean Claude. Habinshuti Jean Claude. Ufite imyaka ingahe Jean Claude? 23. Ukora iki mu buzima busanzwe? Ndi umucuruzi. Uri umucuruzi. Maze igihe kingana icyo uri single? Maze igihe kirekire kihanye n'iya myaka 23. Bro, come on. Kuva wavuka ntabwo ari wakundana? Papi. Reba hano mu maso. Reba no muri kamera. Ndege twegeye. Ngo mbwira abantu ko utari wakundana. Ntabwo ndakundana. Abakozi bandi muri comment. Yes. Habinshuti haryo niko bambwiye. Jean Claude. Jean Claude ntabwo ari yakundana. Yego. Ubona umukobwa watenda muri quartier. Wapi. Okay, ukuri ni ukwawe, it's fine. Yeah. So, how uje gushaka umukunzi? Yes. Dufite abasigaranye baloni n'umwe turaza kuganira nawe nyuma, ariko reka tubanze tuganire n'aba popins. Turaza kugendana, sibyo? Feel free, it's fine. Amazina uhagarara gutya magazi, wowe ujye tujye tugendana gusa uhagaze gutya magazi. Uhagarare gutya big, gutya naribi, sibyo? Tuze kugendana gutya. Turagenda paka tugeze hari. Amazina yawe kuki upopinze baloni y'umuhungu kuki tamwishi? Uyu muhungu rero nagaberwa. Iki ni nyine ntabwo ariyo size ngiye nkunda umuhungu muremure cyane kurusha uyu nguyu w'igikara wambara neza, nyine ubona ko agaragara fresh. Ngiye rero ndi kubona ataberwa. Brongo ntabwo berwa. Nano gasa nk'umuntu uvibinga nkuko ngiye mbyifuza. Yeah. Nanjye kuyu mukobwa ikintu namunengaho. Ntago ngura type iri simoro gutya nyine to. Ntabwo ari kuba ari cyape yaza kuba afite balon? Yeah. Ntabwo nari kumwemera. Ngo ntabwo vibing. Urasanga umuntu uta vibing. Nakuriwe niko bimeze. Unywa inzoga? No. Wapi? Naganywa inzoga. Nabibonye. Wabibonye gute? Nyine uko murega umujama nyine w'umugentro vibing bitubibona. Nkanjye nyine ububizi. Ntago azama ntabwo nyine aba vibing. Twikomereze, sibyo? Amazina yawe kuki upopinze balon? Anira ntabwo nkunda abahungu bambara ingofero. Okay. Cyo nyine? Nta kindi. Bro, kwambara ingofero ni umuco cyangwa uyambara bitewe naho ugiye? Yambara bitewe n'igihe urimo. Ayikuyemo amukunda? Nyayiba yikuyemo kubera nge ntabwo aba yikuyemo kuko ari igihe cyose. Gusa nanjye so ntabwo nkunda umukobwa ufite tatuwaje nyinshi nk'izo mbona ku mubiri we. Ntabwo ari kumukunda nawe? Wapi? Yeah. Ntabwo byari kuvamo. Afite tatu nyinshi umubiri wose nawe urabibona. Ufite tatu zingahe? Izo zo muri kubona nizo mfite. Ndi kubona imwe. Nawe ni wabonye? Oya. Wabonye zingahe? Nabonye nk'eshatu cyangwa ebyiri gutya. Uno singiye ngo ndi kungure muri net sinaba uri kureba. Ari utabona. Okay, twikomereze. Amazina yawe kubera iki uhisemo gupopinga balon? Amazina yanjye banyita Zawadi. N'umusore nta kintu atwaye, nuko yambaye nta kintu bitwaye pe, hakunye ntabwo nkunda.
abasore bangana gutya nyakubye ko nkunda abasore bangana nkawe. brother Yeah. uyu mukobwa Mm. tuvugisha ukuri Mm. yaza kuba agifite ballon ariko ari type yawe No. kubera iki Nanjye ntabwo nkunda abakobwa bagufi nk'abarisha. Nkunda umukobwa ushinguye, muremure wenda niyo ataba ari muremure cyane, ariko ubona ko ari umukobwa ufatika. amazina yawe ku Popins Ballon? Amazina yanjye nitwa Aline. Impamvu mbikoze nyine ntabwo nakunze ukuntu yambaye to. Njye nkunda abahungu bifunga. Umujene ntabwo yifunze? Wapi? Ntabwo nyine ibyo mba nshaka ntabwo ari byo nabonye to. Brother, yari kuba ari type yawe? No. Kubera iki? Nta gasura yifitiye. Ntaki? Nta sura yifitiye. Ushingiye kuki? Ntabwo irasura ye nyikunda kuko ntabwo ifata tu. Ngo nta gasura bifite wamubwira iki? Igira neza? Ikintu namubwira nyine nta kintu bitwaye ko amahitamo ajya ashaka, gusa nanjye sinari kumwemera. Okay, twikomereze. Amazina ya ku Popins Ballon? Amazina yanjye ni Christella. Umuhungu ntacyo atwaye, gusa icyo nabonye ntabwo ari inzobe, ntabwo kuko nje namushaka ntabwo ari ko namubonye. Njye nkunda umuhungu w'inzobe unanutse muremure, kandi ikindi imyenda yambaye ntabwo nayikunze. Icyo utakunze kubyo yambaye? Yambaye ntabwo nje nkunda umuhungu wifunga cyane, ubu musa neza. Ubona ko wanagendana mu muhanda ukabona ko asa neza. Ntabwo asa neza, njye ntabwo namukunze. Brother, yari kuba ari type yawe? No. Kubera? Ntabwo waza gushaka umukunzi wambaye ikanzu nk'iriya. Engaye iki? Reka iriya kanzu nta kintu kibereyemo. Yeah. Ushingiye kuki? Ku giciro kuki? Ku giciro. Ubona wayiha igiciro cyangahe? Igiciro ntabwo warenza 2 mu isoko. Kanzu yawe ngo ntabwo yarenza 2. Oya, amafaranga ku myenda ibyo ntacyo bivuze ku myenda, ahubwo njye icyo mba nshaka size nshaka ntabwo ariyo afite. Bayiguza ngaho cyane ntabwo ari ngombwa ko tubimenye. Ntabwo ari ngombwa ngo bigeho ngo tubimenye. Komereze. Alright. Amazina ya kuki wahisemo Popins Ballon? Njye nitwa Kesi. Impamvu no mujama ntabwo turi rev imwe pe. Ntabwo njye nawe turi rev imwe kuko ntabwo naba nanutse ngo nanakundanye n'umujama nanutse. Uriya sister yabimvugiye. Nanjye nshaka umujama umeze nkawe, ubyibushye atabyibushye cyane, w'imibiri yombi mu maso, atari igikara. Brother, Yeah. yari kuba ari type yawe? No. Kubera iki? Yambaye ibintu bigaragaza ubwambure bwe. Ako ni mwiza. Oya. Nta kintu kirimo. Ushingiye kuki? Nawe reba nyine tu, nta kintu uri kubonamo. Kiki tusobanurire? Nta kibona koko. Mugira kure ibiganza by'ureba hano yabipfutse. Baby, can Yabunuje. Yabunuje. Kwabona. Ibyo kubunuza byo nta kibazo kuko umuntu yambara imyenda bitewe n'imyenda imushimisha. Ibyo byo nta kibazo, ariko ntabwo njye nawe turi rev imwe. Okay. Yeah. Brother, twikomereze hano. Uratera intambwe imwe. Amazina yawe kuki wahisemo kugumana Ballon? Icyambere Tubwira amazina. nitwa Yabesi. Icyambere nakunze akenshi nkunda umuhungu wambaye ingofero. Kandi arayambaye. Icya kabiri afite favori. Ikindi ni na muremure.
ndakeka brother Yeah. wabyumvise Yes. none se tutari twakomeza hari ikibazo wifuza kumubaza cyo nakamubajije uri single Yeah. Listen. yabe hari ikibazo wifuza kumubaza Jewe. mm. Ahubwo se nawe ni sinko nkanje. yego tutari twarengaho umuntu wese uza muri pop baron agomba kuba ari single nimba ari mu hano utari single natubwire tumusubize hari sibyo cyitse nimba muzi ko hari abasheri mwaje gucitinga barari wapi Nawo. brother Yeah. watubwiye witwa nde mwibutsa amazina yawe Abicuti Jean Claude. ufite imyaka 23. amazina yawe imyaka nitwa Bess mfite imyaka 20 hari inshuti Jean Claude take these things aka kantu niko kagiye kutwereka ko uyu mukobwa kuko nimba nawe wamukunze mwakomezanya mukajya mu rugendo rwa dating mukinjira mu rukundo cyangwa se utamukunze nimba utamukunze urayipopinga nimba wamukunze uransubiza ibyanyu wow amashyi menshi we got much guys muhita umuhobera bro come on wow andi mashyi bro are you in urimo mimbere neza Cyane. hmm? Yes. uyu mukobwa wamukunze Yego. ni ibihe bintu bitatu wakundiye umukobwa byagukuruye wowe Nje ibintu bitatu namukundiye. mm. Nakunze ku maso hiwe. ako se Yo. Nkondetse ko yiwe koko urabona n'abaseka neza to. ni ibihe bintu bitatu wakundiye umukobwa wari watubwiye favore ko abitubwiye favore n'ingofero n'ingofero uze najya yambara ingofero uzagita umwanga munsi akenshi isi ingofero iyo ariyo yose ariko urabibona nawe ino ngofero nawe urabibona ko iri fiti bro Yeah. fata umwana wawe mufata ukuboko mubwira ijambo murebe mu maso nawe murebe mu maso mubwira ijambo atazibagirwa kuri uyu munsi wa mbere muhuriyeho Baby. I love you. nito wow amashyi umuntu abwinje ko amukunda mugabo come on bro go mufata ukuboko umujyane amahirwe masa sibyo tubonye match ku nshuro yacu ya mbere imana irabikoze alright reka twakire umuhungu wacu wa kabiri tudatinze let's go